ngiye gutegura y'ukwezi ukwezi ni ukuri kandi ngiye kuyategura kandi Imana izamfasha nzabishobora ngiye kuyategura iminsi 30 ngomba kuyikora 30 ngomba kuyikora utarya utanywa kubikora nkasenga nkabwira Imana. 2026 ni amasengesho menshi cyane no kuvana imbaraga 2025 nkinjira 2026 kuko amasengesho ndi gusenga 2025 n'umuntu wese udukurikiranye amasengesho ari guhindura ari gusenga 2025 nayahindure asenge amasengesho amwinjira 2026 kuko amayeri ya Satani ari gukoresha 2025 si azakoresha 2026 azahindura indi mitego azahindura ubundi buryarya azahindura andi manyanga yo kugusha abantu b'Imana yo kubaza abantu b'Imana aberetse ko ari amahoro kandi pe ari gushaka kubakura mu byizerwa ese akabakorera ibyamfura mbi mu buryo batahanda siyavonema la otala bisi ventre de qui hando mi enema sai o ribosai ni ha dovi rondre da hailo mi haisiando ki Plemoni vande blessé animal ya hailosa. Yes, reka tubasuza abakunzi ba Concorde TV show aho muherose mu Rwanda mu ntara enye ndetse no mu mujyi wa Kigali ari mu mahanga mwumva ikinyarwanda turabasuje Imana amahoro nibane namwe kandi baho umugisha. Reka mbashimire mwe mwakanze subscribe mukadushyigikira tukatuka umuryango mugari nawe ugiye kubona iki kiganiro bwa mbere ukayikanda ngusabiye umugisha. Nabasezeranije yuko ntazajya mbicisha irungu ahubwo nzajya ndeba abakozi b'Imana abahanuzi batabivanze bakaza tukavuga imbaraga z'Imana. Niyo mpamvu ubu imbere ya kamera turi kubona umukozi w'Imana Mutuyimana Innocent Rungano, nanjye uri nyuma ya kamera nitwa Hatumimana Concorde. Nitwe tugiye kubana muri iki kiganiro. Reka umuhanuzi wacu umuvuga butumwa abanze yadusengera kugira ngo Imana ituyobore twe tutiyobora. Ni karibu. Murakoze cyane. Imana yo mu ijuru uri Imana yo kwiringirwa, Imana yo kwizerwa, Imana ifite ubutwari n'ubushobozi. Tasile bontre de mahanda siyavonema la otala bisi ventre de qui hando mi enema sai o ribosai ni ha dovi rondre da hailo mi haisiando ki Plemoni vande blessé animal ya hailosai. Urakoze kumvisha gusenga kwacu kandi urabana natwe dutangira kugira dusoje ni mu izina rya Yesu. Amen. Innocent tuguhaye ikaze kuri Concorde TV show. Murakoze kuduha ikaze Imana wamugisha. Urisanga ni mu rugo ndanezerewe kuhagaruka mu rugo. Twari tugukumbuye cyane pe. Mwese ndabasuhuje abakunzi ba Concorde TV show nanjye nari mbakumbuye kandi yambi mu izina rya Yesu Kristo Imana bagire neza bashyigikire mu izina rya Yesu. Yego burya ya meza abaye 3 angahe abantu batabonana abari menshi cyane. Amezi 3 ku nshuti abari menshi cyane ku muryango mugari nk'uyu nguyu. Yego rwose amezi 3 ni menshi. Yego nari ndimo nanjye ndi kurahura. Yego ngo nze mbahereze ibyuzuye. Ndashima Imana rero ko aho narindi ndimo ndasenga Imana. Yego kandi Imana kari yo kwizerwa. Ibyanjye ni ugusenga nta bindi barabizi. Rero Imana ibaho umugisha kandi Imana ibashyigikire mu izina rya Yesu. Yego bacaga mu kikari bakambaza bati Innocent ko tuzi ko mwanambanye mwakoranye ibiganiro byinshi mu mpeshyi ubu mukamudaherukana ese mwarashwanye nanjye ntiwoya pe nihoya ntabwo twashwana ahubwo ahari ari gutyaza none hazaza. Haleluya. Bimeze neza kandi ntabwo yaguye n'ubundi ahari ari mu murimo w'Imana. Amen. Niyo mpamvu ro nishimye pe kugira ngo kuba twongeye kubonana n'ukuri. Imana ishiguvuze ikintu cyiza kitagerwa n'abantu benshi. Yego muri iyi minsi abakozi b'Imana bo bavugana nabi ariko si bose. Akavuga umukozi w'Imana nabi mugenzi we ntamuvuge neza. Urumva kuntu wamvugiye neza. Nese nta kibinzi rwose nta ari karundi yashaka izindi motifu zo kuvuga ngo nabonye ndamwihorera. Ubundi abakozi Imana bakombye kugira gute kuvuganirana bagashyikirana kuntu wabikoze nyine rwose Imana igumugisha ahubwo wakoze uvuga ubutumwa rikomeye. Sinashobora kwishushanya Innocent aho twamenyaniye pe. Oya nta kibi nibuka pe nta kibi nibuka rwose ntacyo. Uri inshuti nziza rwose. Uri inshuti nziza kandi n'ukuri n'abakunzi ba Concorde TV show muri inshuti nziza cyane rwose ko munadukurikirana. Imana ibijye bamugisha. Kandi turi no gushima Imana twahirukanaga turi abantu bakeya ubu bamaze kuba benshi. Twari mu 4,000 duherukana atari mu 4,000 Concorde. Banze twe tutarabigezaho 4,350 aho gutyo
yego bro turi 6,500. Yesu Kristo eh Imana ishimwe cyane himbazwe mbese ni kabisa. mu mashimwe gusa uri mu bantu bagiye basengera icano kugira ngo abantu biyongere komeza izamuka. yego uyu mwaka ugomba kurangira uri mu 10 cyane kandi Yesu arabishoboye bagende bakandeho banasharinge ubundi bigende neza cyane. amen. Nose umurimo w'Imana bimeze biti? Umurimo w'Imana bimeze neza ndashima Imana kandi no kuri Imana yo mu ijuru nishimwe kiri kudushoboza yego kiri kudushoboza tukagerageza ibihe turimo mu bihe nk'ibi ngibi abantu benshi bagezaho bikomeye bagezaho Bibiliya bazirambika bagezaho abandi imirimo y'isi batwara ariko umuntu w'Imana imirimo y'isi ntabwo akagombye kumutwara yego yakagombye kwibuka gasenga Imana kuko Imana ni byose uriya waba uryamye wasenga waba utwaye wasenga imodoka waba uri muri office wasenga waba urimo kuragira inka wasenga waba urimo guhinga wasenga waba urimo kwigisha wasenga ariko bigatangara kugira ngo umuntu wamenye Imana wamenye yera z'agaciro k'Imana yangiza akajugunya intwaro Imana yamuhaye iryo jambo ry'Imana akahita hasi agakomeza. Ni ukuri birakwiriye ko tugaruka twese tukiminjiramo agafu niko bavuga yego hanyuma uyu mwami Imana w'amahoro akatuba hafi akatwambika imbaraga tugakomeza urugendo. Urimo w'Imana umeze neza ndashima Imana. Mvuna ameze neza pe kubera Imana. Ukuntu umuntu arebera inyuma ukabona rwose ko akari ku mutima kari gusesekara ku munwa. Ni ukuri ndashima Imana pe. Kristo nagushimiye ko uri umubyeyi kandi uri mwiza ubereye bose beza. Nawe udukurikiranye nushaka kuzamura icyubahiro cy'Imana kuko hari ibintu Imana yagiye ikora bikomeye byakubera ibihamya uvuga ngo Yesu warakoze. Yego. Burani nicara kuri kamera ndi gushima Imana nundi agakurikirana ikiganiro ahita kurura ibye ibiri pasi Imana yakoze yashize akavuga ngo Mana uri Imana yo kuringirwa uri Imana y'imbaraga. Rero nta mpamvu nimwe yatuma tudashima Imana. Ariko inosare kunasubizwe ni mu gihe pe twagiye dukorana ibiganiro byinshi uri mu masengesho y'icyumweru yego ay'iminsi ingahe ubwo ngiye gutegura y'ukwezi ukwezi ni ukuri kangiye kuyategura kandi Imana izamfasha nzabishobora kuyategura. Ni Imana yumva gusenga pe. Imana yumva gusenga iminsi 20 iminsi 30 ngomba kuyikora pana 21 iminsi 30 ngomba kuyikora utarya utanywa ufata utworoheje nimugoroba ngomba kubikora nkasenga nkabwira Imana ngo Mana ntago nzaba ndi gusengera amafaranga yego ntago nzaba ndi gusengera inzu ntago nzaba ndi gusengera iki nzaba ndi gusenga Imana impereza imbaraga z'umwuka wera yego kubera ko hari imbaraga z'umwuka wera amafaranga arahaboneka igikundiro cy'ijuru kirahaza yego ibintu byose bigenda neza ubusengeye bicamo ubusengeye yaba ari uwo kwihana arihana yaba ari gusubizwa gasubizwa yaba ari uwo kugarurirwa ibyagiye bikagaruka nyine iyo usenze neza uri mu bihe byo gusenga hagiye Imana nyine Imana irushaho gukorana nawe mu buryo budasanzwe igakora iby'imbaraga. Yego Imana ishimwe inosa turi gusoza umwaka turabura iminsi turukuru kwezi n'imisi 22 yego kwezi n'imisi 22 ngo twinjire mu 2026 dusoze 2025 2025 wayibonye ute n'umwaka wakubereye ute mwiza cyangwa mubi? Ntacyo twatanze ngo dukunde turame abataragiza ayo mahirwe nabo si kubwabo kuko ntawanga kuramuka. Mu yandi magambo ntabwo turi beza kuruta abandi kuba tukigeze amasaha soko twize kuruta abandi soko dutunze soko dufite kuko isi uyu mwaka isi harabo yamize bari bihangaje ariko tw'Imana yakomeje kuduhisha ikomeza kutwimana. Rero uyu mwaka urimo kurangira ari umwaka wo kuvuga ngo Mana tujye kugushima amashimwe tutigeze gushima kandi tugomba gukora ibintu special by'umwihariko bikomeye tukavuga ngo Kristo kubera ko waturinze abandi bitashobotse kubera ko waturinze abandi bitakunze reka natwe dukora ikintu tukunezeza. Imana ishimwe cyane. Rero turashima Imana kandi dukomeje kuyishima kandi tuzanayishima Imana yo mu ijuru ibyumva ko tuyishimye ibyumve ko nyishimye inshuti zanjye abavandimwe banjye abantu bose tuziranye rwose Imana ibahereza umugisha turayishimye pe mu buryo bwose bushoboka turayishimye. 2026 uyiteguye ute?
2026 ni amasengesho menshi cyane, ni ukuvana imbaraga 2025 nk'injira 2026 kuko amasengesho ndi gusenga 2025 n'umuntu wese udukurikiranye amasengesho ari gusenga 2025 nayahindure asenge amasengesho amwinjira 2026 kuko amayeri ya satani ari gukoresha 2025 si azakoresha 2026 azahindura indi mitego, azahindura ubundi buryarya, azahindura andi manyanga yo kugusha abantu b'Imana, yo kubaza abantu b'Imana, aberetse ko ari amahoro kandi pe ari gushaka kubakura mu byizerwa, ese akabakorera ibyamfura mbi mu buryo batazi. Rero birashoboka ko amasengesho turi gusenga ubu ngubu 2025 na amasengesho twinjiza 2026 kandi tugasenga kuruta uko twasenze mu mezi ashize mu kwa 10 kumanura. Yego niyo mpamvu rero 2026 ni umwaka uzaba ukomeye kuruta uyu nguyu turimo, kandi bizasaba abanyamasengesho, bizasaba kugira ngo twe ubwacu dushyiremo imbaraga mu buryo bwa mwuka wera, dusenge kuruta uko twagira gute twasengaga. Yego akenshi ujya usanga mu mpera z'umwaka abantu bari gupfa, nawe ni kubibona cyangwa ni mu mboni zanjye zitareba neza? Abenshi urumva satani hari igihango agirana n'abajenti akoresha ku isi, bagashaka kugira ngo wenda hagira abantu umwaka urangira hari ibitambo satani afashe, hari ibitambo satani ajyanye. Rero niyo mpamvu kenshi navuze ngo uku kwezi tugomba gusenga cyane kuko satani ari ibitambo byinshi abashaka kwiba. Ashaka kwiba abasheferi, abashaka kwiba abantu batega ingendo za buri munsi, abashaka kwiba abantu mu buryo bwinshi butandukanye. Umuntu yaryama ngo akabyuka yapfuye byarangiye, ariko uyu mwaka ni umwaka umuntu wese n'utazi gusenga agiye kuzasenga akavuga ngo Kristo we ibihe si bya bindi amazi si yayandi, tube hafi kandi turengere, udufashe kandi dukomeze, kuko ijambo ry'Imana abantu benshi kubera cyo igihe cya digital abantu benshi bari kuritera umugongo. Ariko igitangaje nuko abantu batari bamenyereye ibyo gusenga aribo Imana ihagurukije ngo basenge bakuremo icyuho cyakinda abantu b'Imana basengaga bakakivana basengaga bakagishiramo. Imana ihagurukije abandi bashyashya kugira ngo bahagarare mu icyo cyo kugira ngo icyo cyo kivemo. Yego dusenge cyane, ubundi nibyo biryo by'abakristo. Uwicisha bugufa kubaho Uwiteka ingorano n'ubukire ni icyubahiro n'ubugingo. Rero gusenga ndatekereza ni intwari ikomeye kuruta ibindi byose, kandi umuntu usenga agasenga neza igikundiro cy'ijuru kiramanuka, imbabazi z'Imana zikaza, ubwiza bw'Imana bukamwomaho. Hari amahirwe amuzira ataranamukuye ariko kubera ko asenga Imana ayo mahirwe akamuzira. Kandi gusenga Imana asante mosile bo shaibeni haila sai, gusenga Imana gukingura inzira, gukingura ijuru ndetse kugasatura umusozi mo kabiri inzira igatambuka. Rero si ku bwacu ni kubw'imbabazi z'Imana, amasengesho aragenda agahinguranya akagera hahandi so na mama wa batakugerera akakugirayo. Imana igakora iby'imbaraga. Niyo mbaraga ni ukuri, imbaraga y'amasengesho sinzi nayivuga bukira bugacya. Yego kandi nawe wayivuga n'undi udukurikiranya uko yabivuga cyane. Yego cyane tuzi umusaruro wo gusenga, kandi nta sengesho ry'umunyagara rijya riba. Nta sengesho ry'umunyaga. Erega yaravuze ngo ndetse n'umwana mutoya uzi gusenga Imana ntabwo azagira ubwoba, azafashwa no gusenga. Mu sengesho bakita kari ritoya mu ntege nke zawe, ariko urusengero ivuye ku mutima, Imana irikuramo ibintu bikomeye. Nukuri. Yego amen. Nusangira ngo twavuza yacu, reka yacu tuyaretse no tujya mwishaka ry'Imana. Tujye mu mwanya w'ijambo ry'Imana kabisa. Imana ihabwe icyubahiro. Amen. Bakunzi ba Concorde TV show, no kuri Imana bamugisha kandi ko mukomeza kureba ibiganiro. Imana iba yatanze message ngo abantu b'Imana basangire. Sinzi reka turebane ijambo ry'Imana kuva 17 umurongo wa 10 n'uwa 11 n'uwa 12. Bibiri avuga ngo Yosuwa bigenza uko Mose yamutegetse, arwanya abamareki bose. Mose na Aroni na Ahuri barazamuka bageza mu mpinga y'uwo musozi. Mose yamanika amaboko, Abisirayeli bakanesha, yayamanura bakanesha. Yayamanura abamareki bakabanesha, maze amaboko ya Mose araruha
Aroni na Huri baramira amaboko ye, umwe iruhande rumwe n'undi urundi. Amaboko ye arakomera ageza ageza ku izuba rirenga. Yosuwa atsindisha Abamaleki n'abantu babo inkota. Imana ishimwe cyane. Amen. Ahangaha Bibiliya ivuga aha Mose yarafite abantu babiri, harimo Aroni na Ahuri. Aba bagabo babiri barwanaga n'ingabo zitwa Abamaleki, abandi bari Abayisiraheli. Bibiliya ivuga kuntu Mose we yaramburaga amaboko Abayisiraheli bakanesha Abamaleki, ariko yayamanura Abamaleki bakabanesha. Bishatse kuvuga ngo kumanika amaboko kwa Mose niko gutsinda ku Bamaleki. Imana ishimwe, Imana ihimbazwe. Ngo ariko yayamanura bakaneshwa. Ngo uyu mugabo bita Ahuri ndetse na Aroni baravuga ngo birakwiriye ko uyu muntu wacu tumufata amaboko. Nitumara kumufata amaboko turarwana urugamba hanyuma turusinde. Imana ishimwe. Bakristo mwumvira ijambo ry'Uwiteka. Baririmbyi mwumvira ijambo ry'Uwiteka. Bahanuzi mwumvira ijambo ry'Uwiteka. Imana ishimwe. Abashumba banyu ni mubafata amaboko kugira ngo umurimo w'Imana ugende neza. Abahanuzi mudufata amaboko kugira ngo duhanure neza, kugira ngo twerekwe neza, tutananirwa muri urugendo. Abaririmbyi mufata abadirija banyu neza, mubafata amaboko kugira ngo batabadirija nabi, za ndirimbo muririmba mukaziririmba nabi. Haleluya. Bavuga butumwa mubafata amaboko, mubereke uko bagomba kuvuga ubutumwa, mubashyigikire bamenye ko bagomba kuvuga ubutumwa neza. Imana ihimbazwe. Yewe muntu wese ukora umurimo w'Imana mumushyigikire, abone uko akora umurimo neza. Biravuga ngo Mose, Ahuri na Aroni baravuga ngo reka dufate amaboko tuyatege, nitumara kuyatega ubundi urugamba tuzarurwana ndetse turuneshe. Concorde. Birababaje kugira ngo umuhanuzi, mumbabarire mvuga iki kintu, nje ngira ukuri kuryana. Umuhanuzi afata iminsi 3 iminsi 5 azamuka umusozi imvura imunyagire, ari kugusengera, nusubizwa ugenda ujya ahantu batanagusengeye batagize gute, imvura yaramunyagiye. Mukomeza amaboko, muhamagara umubwire ngo narasubijwe kandi warakoze. Ntabwo gusabye ifeza ni zahabu, gusenga ntabwo byishuzwa, gusenga si umushahara. Ariko niba uruvuga ngo komera, shikama nkuri inyuma kandi nguteye inkunga, humura. Imana ishimwe, Imana ihimbazwe. Concorde bagukomeza bagufata amaboko. Uraza hagize umuntu uvuga ngo Concorde we nkuguriye mikrofone kugira ngo ijwi rizasohoka rimeze neza, azaba gufasha amaboko. Ntabwo uzigera unanirwa, uzakomeza ibiganiro bikore neza. Avuga ngo Concorde we nubwo bimeze gute nguhaye kamera irenza iyo ukoresha, azaba gukomeje amaboko. Umurimo w'Imana uzawukora neza. Hari ahantu henshi uzajya naho utagira guzahagera uvuga ati rwose bankomeje amaboko nanjye nta kindi ngomba gukora no kubahereza ibikwiriye rwose. Ariko ubu ngubu hari ahantu utagera, hari ibintu kore ko hari ibikoresho udafite, hari ahantu utakwinjira, hari ahantu utagera kore ko nta bikoresho ufite. Umuntu akaba yavuga ati mumbabarire, umuntu akaba yavuga ati Concorde TV show. Rero birakwiriye ko ugomba kuvuga kujya gukora umurimo w'Imana, ukajya gufirima ahantu, hari ahantu utapfa gutega ngo uhagere. Iyi moto ndayiguhereza kubereka transport zakugezayo. Imana ishimwe cyane. Ibyo ngibyo Imana igize gute irabishoboye. Hari abantu bashaka gufata abantu amaboko, umurimo w'Imana igakomera, kandi noneho nawe ugasakaza ukagabura ibintu byuzuye n'abandi bari kure cyane bikabageraho. Ubu dufite abantu badafite abavugira ubutumwa ngo babusohore. Kubera iki? Kubera ko social media bavugira mu rusengero bikarangira, kandi isi yose ikeneye kumva uwo muntu. Kandi uwo muntu ibyo afite birashoboka ko ibyo naguha uwo muntu si byo afite. Ibyo yampa ntabwo nari mbifite. Ariko wa muntu uri mu cyaro cya kure uramutse umugezeho na moto ukavuga ati Imana inyoreje ko ugomba gutambutsa ubutumwa bwiza, uri muri Australia zaburebe, uri mu Canada zaburebe, uri mu Bwongereza zaburebe, uri Belgique zaburebe, uri heha zaburebe, azavuga ngo wow Uwiteka amavuta ziyongera. Rero Aroni na Ahuri bo ubwabo bafashe Mose amaboko, ngo Mose bamufasha amaboko ngo Abayisiraheli baranesha urugamba bararurwana barakomeye. Niba ari ikintu kiryoha cyane Concorde,
umuntu azakubwire ngo ngwaye guhagararira iyi company uri umunyamasengesho uzarebe ko uzamusengera amanywa ndetse nijoro usengera niyo company kandi ntizigera ihomba. Kubera iki? Umuntu w'Imana yamufasha amaboko, ibyatuma ananirwa warabimurinze. Ibyatuma ananirwa inzara ikamufata warabimurinze, akambara ubusa akitotombera Imana warabimurinze. None se yabuzwa n'iki kugira ngo akomeze gusenga company ikomeze gutumbagira izamuke? Imana ishimwe. Imana ikuzanira abantu babiri ku ruhande rwawe mugendana, Aroni na Ahuri. Abantu babiri baze muri ubwo buryo, barusha ko yaza muri baturuka muri famiye yawe cyangwa se bagaturuka ahandi hantu atari muri famiye yawe. Nshuti y'umusaraba, nshuti y'Imana, niba hari abantu ufite bameze nka Amose na Ahuri, abo bantu reka bagushigikire bakube hafi. Aroni na Mose barahari. Ntago aho muherereye hose muhaguruke mwigaragaze. Igihe mwatereye inkunga amateleviziyo, mugatera inkunga abahanzi, mugatera inkunga amakampani ikomeye, muhaguruke. Concorde TV show arahari. Ndetse hari n'ahandi mwatera inkunga umurimo w'Imana ukagira gute ukanguka, bwiza bw'Imana bukamamara. Imana ishimwe. Nimba umuntu ashaka gutera miliyoni 20 akazishyira mu kipe y'amaguru, umupira w'amaguru, niba umuntu ashaka gutera 100,000 agashira mu mupira w'amaguru, ntavuge ngo ndekuye miliyoni 1.5 Concorde TV show nkuguriye kamera. Umva nkubwire, ubu si uwo muntu akoze ibyo ngibyo ngo ubutumwa bw'Imana buzasakare ku isi. Concorde uzi kuntu Imana yamuha umugisha cyane, kuzageza igihe n'umwuzukuru azareba ikiganiro, azareba n'ikiganiro n'umwuzukuru we akazavuga ngo iki kiganiro ati haravugwamo sogokuruza wacu waguze iyi kamera. Haleluya. Haravugwamo sogokuruza wacu wakuze iyi kamera. Haravugwamo sogokuruza wacu waguriye uyu munyamakuru, nubwo naba mu myaka 100 atakiriho, ariko niwe wamuguriye intebe yicaye ari gukora ibiganiro muri studio. Niwe wayimuguriye, niwe wamwubakiye studio. N'uyu nguyu. Iyo ni siyazi ikomeye. Imana ishimwe, Imana himbazwe. Ubundi hari ibintu bitazibukwa mu isi, ariko hari n'ibintu bizibukwa mu isi ndetse bikibukwa no mu ijuru. Imana himbazwe cyane. Buriya kuvuga ngo wasifasha amasengesho y'iminsi 5 y'iminsi 30, ibyo ntacyo bibwiye Imana, sinkubeshye. Niba ari ikintu Imana izareba, biravuga ngo umuntu wese Imana yishimira, n'itorero Imana yishimira, nirifatisha imfubyi ndetse n'abapfakazi. Hari ijambo ryanditse ubwo bureka muri Matayo 25:45 hafa ngo 53 rivuga ngo abantu benshi bazaza bikubita imbere ngo mwami twasengaga mu izina ryawe, twahanuraga mu izina ryawe, twarekoga mu izina ryawe. Azavuga ngo mumve imbere mwayivume mwe sinigeze mbamenya. Ubwo mwanze kugaburira mukanga kwambika umwe muri bene so, nijya mutabikoreye nimugende. Ngira ahantu Imana yagaragaje ngo kore ko mutazamutse imisozi myinshi. Hari abantu bari gusenga ariko bagasenga amasengesho adafite password yo kugira ngo bakire bakore ibyuzuje inshingano zabo, kugira ngo se ibyuzuje amasengesho yabo. Uri gusenga nibyo yego, ariko se urasengana n'umuntu waburaye, urasengana n'umuntu wambaye ubusa. Birashoboka ngo abantu baduteye ubwoba ngo twarafashije ngo dusanga abo turi gufasha ntago bakwiriye ngo ntako tutagize ngo ibintu byarivanze. Se wasenga mwuka wera kaguhishura ugomba gufasha uwari we n'utagomba gufasha uwari we. Byarivanze uri gusenga Imana, umaze igihe kinini uri gusenga, ufite akazi, ufite amamodokari, uri kuyahereza abantu batajya no mu kanisa batanasenga mu rusengero, ukabahereza akazi bagakora akazi, ntugire gute ukabima akazi. Ufite company ukoresha, ukaba utavuga ati Concorde TV show. N'urugero nge ntago ndi kwamamariza Concorde TV show, n'urugero ndi kuvuga kugira ngo abantu bose babyumve. Yego, akabavuga ati Concorde TV show rwose twabonye ushoboye, ngwino iyi company ujye uyamamariza, ngwino ujye uyamamariza, ngwino ujye ibikorwa byose ujye bitambutsaho. Ntibyashoboka se, ntibyakunda. Hari ikintu Imana itakora se? Niba tuvuga ko Imana ivana hasi gashyira hejuru, yananirwa gukoresha iyi ngiyi Concorde TV show ikayikoresha ikagera kuri kamamara nkuko yanamamaye, ariko ikayikoreshwa n'ibikorwa byiza. Waba uri kwamamaza ibintu runaka byose bakabicisha kuri Concorde TV show, uzi kuntu byagenda neza, uzi kuntu byakomera. Ubu si Elize wo kwisaro TV
ntabwo yamamariza ntari company ntari amakampani atandukanye yamamariza ntiyamamarizaga amakampani y'amabati se bigashoboka kandi bikagenda neza ubusa ntiyatangiye kwamamaza channel itari yanagira hejuru bitari byanagira akimara kuva kuri televiziyo yakoreraga ntiyakomeje uwo mukire we bakoreraga ntiyakomeje kumwamamariza nubwo wenda bitaje kugenda neza byageze nyuma akamurwanya ko Imana ntiyiheje icyubahiro reka mbabwire bantu b'Imana mushigikira abakozi b'Imana mushigikira umuntu wese ukora umurimo w'Imana ukunze kandi afitemo courage simvuze ko mwashigira abakozi b'Imana n'abandi bakora ibindi bikorwa mwabashigikira bitewe n'igi Imana ishaka ibashakaho ariko mushigikira abantu b'Imana Imana ishimwe cyane nshuti z'umusaraba nukuri niba barashigikiye Mose yarashoboye ariko wowe wenyine ntabwo ushoboye Mose yarashoboye ariko kubera ko ari wenyine ntabwo yari gushobora Imana ishimwe cyane ushobora kuba uzi gukanika imodoka ariko utaterura ipine uzakenera umuntu guteruza ipine ngo uyishyire mu modokari hanyuma wabwire kuri bwa bwenge bwa ati mufungira ngaha ibintu bihure rero nshuti y'umusaraba yego ndashoboye mfite ibyangombwa narize mfite byose nta kibazo ariko si company yawe uyimpaye yananira koko none yananira Concours de TV Show amashuri ufite kuntangana bagwaye company runaka uko yabimeze kose yakunanira ubu se habuze umuntu uvuga ati Concours de TV Show kuri bachelors yafite kuri maîtrise yafite rwose kuko yananirwa no kuyobora uru ruganda runaka yaroga kurubera manager oya koko byamunanira ariko bantu b'Imana muri he mukoresha abantu b'Imana ubu wananirwa kuvuga ngo nzanye umushinga mu Rwanda wo kubakisha amazu urugero runaka rwo gukoresha gutya urugero runaka ubu Concours dukamushiraho yavuga ngo aguhemukire impamvu muri guhemukirwa n'abantu mukabahereza amakampani agahomba vuba ntago bantu bizewe ikindi cya kabiri ntabwo bafite amasezerano y'Imana ntago bari gusenga ngo ntago basenga Imana kugira ngo Imana ibayo mu buryo bwose bushoboka mufate abantu b'Imana simvuze ko abantu badasenga mutabakoresha mubakoreshe pe ariko by'umwereka abantu b'Imana mubakoreshe kandi bazabakorera neza kandi ibyo bazabakorera Imana izabe yabiblessinze cyane bikomeye Imana ihimbazwe cyane rero hakeneye Ahuri ndetse na Aroni nukuri ba Ahuri bazi imbere yanjye n'aba Aroni bazi bamfata amaboko nanjye nkomere kuko nanjye ubwanjye sinihagije Imana ishimwe cyane bamfata amaboko nanjye nkomere maze ubundi umurimo w'Imana ukomeze gutera intambwe kuruta uko uteye intambwe abantu badufata amaboko natwe tubafata amaboko mu bushobozi bwanjye abantu njya gufata amaboko nkagenda nkabafata amaboko nkabwira ngo komeza gusenga nkabwira ngo komera nabona umugisha nkavuga ngo ndakublessinze kandi uko niko kure Mani mbabara nda simbavuze ariko nkavuga ngo ndakublessinze gubwa neza ukomeze gusenga Imana nimba aramenite nkayamuhereza niba ari umucere nkawumuhereza nshoboye kumuha niba ari kawunga mficobaye kumuha nkayimuha ariko mu byukuri ubwo nyamuha nanjye nkavuga ngo wowe wampaye akazi Imana iguha umugisha kuko kuba tampaye akazi se none natanga iki mutanga ibyo mufite mufashe uko mushoboye inshuti abantu b'Imana baraganiraga ntabwo dutanga kubera ko tubifite ntabwo dutanga kubera ko dufite akazi no mu gihe tudafite akazi turatanga ko dushoboye ubundi Imana ikiyaranja inshuti bavandimwe Imana ibaha umugisha mwinshi cyane kandi Imana bagire neza iryo buhiye bajyanye bakarimutega n'ubushobozi bamuhaye ntananirwe biragoye kugira ngo ufate amasengesho y'iminsi 30-20 wayasoza ugafungurira ku bintu bidashoboka ugafungurira ku bintu bitari byiza byako ushobora kuvuga Imana kubera iki bigeze gute ariko ndizera ko abantu b'Imana hari aho baherereye nshuti zanjye hari aho uherereye ihangane karate nubwo uyu muntu ushaka kuvuga ngo yarakubabaje ariko mubabarire ko wavuga ko ariko mubabarire wongera umugarukeho wongera umugirire bambe n'imbabazi wongera umufashe wongera umwambike wongera umugaburire ibindi Imana izesha icyubahiro no kuvuga ngo urasenga ngabavuga mwami ntago ari bazabona ubwami bw'Imana uko niko kuri nushaka kuvuga Imana igihumbi nushaka kwivuga kuva mu gitondo ukajyana nimugoroba kubivuga byonyine gusa ntibihagije hari action ikenewe hari igikorwa runaka gikenewe kandi imirimo ukorera mu isi yose yandikwa mu gitabo
yaba myiza cyangwa mibi niyiza guherekeza. Imirimo ukorera mu isi yose yandikwa mu gitabo, yaba mwiza cyangwa mibi niyiza guherekeza. Ibi ni Imana izadukorera cyangwa imirimo Imana izatubaza, ntabwo izatubaza amasengesho nuko twahanuye. Abantu twafashije azavuga ati nyirakana yaramfashije. Erega nta kintu cyatumye Tabita Doruka bisuvuga Doruka wakoraga imirimo myiza yongera kugarurwa ubuzima, nuko yafashije. Byakozwe n'intumwa 936. Yazutse kubera ko abantu baje baratakamba ngo yaratugaburiye yatwambitse. Concorde ubu ngubu abantu bagusengera nubwo utababona, hari abagusengera uzine mu gusengera utaza, bakavuga ngo Concorde mu gihe cyaradufashije, yaratugaburiye, yaratwambitse, ukaba ufite agenge nkako ngako. Hakaba ari amasengesho gukurikirana y'abantu bagusengeye kubera ko ari cyo bakoreye nyine. Nanjye ubu hari abantu bari kunsengera ntazi nafashije mu bushobozi buki, bakavuga ati kabisa Rungano warakoze. Kandi ibyo ngibyo bizakomeza kuba kugeza igihe Yesu Kristo azagarukira. Umbwira ute uzavuga ngo wari ufite gutya na gutya ukavuga ngo wabuze umwanya wo gufasha kwiruka. Rero Imana idukomereza amaboko. Sinifuza ko uwo munsi w'urubanza wazawugira ahoko mwuka Imana gusange akwemeza icyo gukora. Ntawe tubyifurije pe, ariko nukuri umwuka w'Imana asange buri mwe wese amwereka icyo gukora. Nubwo abantu bahindutse, nubwo abantu bamwe batari beza, ariko pe umwuka w'Imana, ineza y'Imana ize iguhumura amaso, ikwereke ngo yakwiriye gufashwa. Uyu nguyu ari mu shuri ry'Imana nakomeza ribemo, ariko uyu nguyu nta shuri ry'Imana arimo, arakenera support yanjye. Imana izabikora. Amen. Amen. Twakiririza ijambo ry'Imana. Dushimiye Imana, Imana iguhumugisha mukozi w'Imana n'ukuri muri urugendo. Imana iduhe Aroni na Ahuri no kudufata amaboko. Nta muntu wigira, umuntu agirwa n'abandi. Ibyacurega ntago bizava mu byacu biri mu bantu. Kuri ibyanjye ni wowe bifite, ibyawe ni ngewe ubifite, n'ibyandi bizaturukira bituruka hehe byose. Yego. Imana ishimwe, mutuye Imana Rungano Innocent, Imana iguhumugisha. Turi kugana ku musozo. Reka utange nimero yawe, wagukenera abe yaguhamagara. Yego. Dusoreze n'isengesho rikaribu. Yego. Nimero yanjye nkoresha ya WhatsApp agateranya 250 788 25 40 agateranya 250 788 25 40 cyangwa se ni 0788 25 40. Mande bamugisha twasenga Imana. Amen. Kubwira ngo Imana ikuzanire abagufata amaboko kandi humure Yesu n'umwami yaranesheje. Uri Imana yo kwizerwa, Imana yo kwiringirwa, yo gupfukamirwa, Imana itaneshwa, Imana idatsindwa, Imana ihora itsinda. Ndasenze ngo hereze umugisha umuntu wese ukurikirana ikiganiro gitangiye gisoje, haze kwifuza ko umutima we ibyo gushaka bimukorere kandi umunezererwe mwami. Nanjye mpumugisha udukomeze utugire neza, dukora ibyo ushaka ntidukora ibyo dushaka, utwiyoborere. Duhinduke umugisha mu gihugu, duhinduke umugisha mu miryango yacu, duhinduke umugisha ku isi hose, kandi uzaduha ubugingo buhoraho. Urakoze, watangiranye natwe, usozanijwe natwe, ni mu izina rya Yesu. Amen.